Ese hari aho wigeze wumva ko uruhu rw'umukara ruteye ipfunwe? Cyangwa se umuntu w'inzobe ari we mwiza kurusha abandi? Uyu ni umwe mu myumvire yateye inkunga ikoreshwa ry'amavuta atukuza cyane cyane ku bagore. Ariko se, izi poroduwi zose abantu bitirira ubwiza ntizaba ari umwanzi wihishe w'ubuzima bwacu? Bitekerezeho. Nguhaye ikaze kuri Rama Family, nkwifurije ibyiza byose Umuremyi atanga harimo no kurama. Muri iki kiganiro turagaruka ku ngaruka zikomeye amavuta atukuza agira ku birabura, by'umwihariko ku ruhu rwabo n'ubuzima rusange. Ikaze nanone. Turaganira ku bintu bigera kuri 4. Icya mbere ni ibigize amavuta atukuza. Icya kabiri ni ingaruka amavuta atukuza agira ku ruhu rwacu. Icya gatatu ni ingaruka zikomeye zagizwe ibanga amavuta atukuza agira ku buzima rusange bwacu, cyane cyane ku maraso. Nongere mbigusubiriremo ko icyo cyagizwe ibanga cyane uraza kubibona. Icya kane noneho naho iyi myumvire ituruka. Amavuta atukuza menshi agira ibinyabutabire bikomeye cyane bizwi ku mazina atandukanye, ariko cyane cyane nka hydroquinone, steroide na mercure. Ibi binyabutabire bishobora kugira ingaruka zikomeye ku ruhu no ku bice by'ingenzi by'umubiri. Icyakora benshi ntibazi ko ibyo bisiga binyura mu ruhu bikagera no mu maraso, bikanduza n'utundi turemangingo. Uruhu rwacu iyo umuntu yisize amavuta atukuza, ubusanzwe twebwe nk'abirabura kuba dufite uru ruhu rw'umukara ntabwo ari isoni, ntabwo biteye ipfunwe. Ndagira ngo nkumenyeshe wowe unkurikiye ko kwitukuza, kwisiga aya mavuta atukuza ni ubwiza bw'igihe gito, ariko nkubwire ko ari ububabare bw'igihe kirekire. Uriyica urubozo. Kubera iki? Uru ruhu iyo rwamaze gusigwa aya mavuta atukuza rworohereza izuba kwinjira ku mubiri ku buryo bukabije, kuko rwa ruhu rw'umukara rwacu rwari rushinzwe kuturinda imirasire y'izuba maze rukangirika. Ibyo rero bitera ibibazo bikomeye cyane cyane rwose, uruhu rutangira gutukura no gutobagurika. Hano ntabwo wahita ubyumva. Uburyo uru ruhu rwacu rutobagurika ntabwo bihita bigaragarira amaso ya buri wese ngo umuntu abibone ko rwatobaguritse. Oya, rugenda rutobagurika buhoro buhoro ku buryo umuntu adahita abibona, ariko nubona watangiye gutukura kubera amavuta wisize, uzamenye ko hari ibintu byatangiye kuvaho, ko hari utwenge twatangiye kugenda tuboneka, tukagenda twasama tuba tunini, ahasigaye bikazorohereza uruhu kwinjiramo imbere n'umubiri ugatangira gutobagurika, wowe nubwo utahita ubibona. Rutangira rero no kubyimbirwa, burya ntabwo ubibona ariko rutangira kubyimbirwa, rukuzura udusebe duto tutaboneshwa amaso ako kanya. Hari abahita bahura n'uburwayi bukomeye bw'uruhu, aho uruhu ruhindura ibara risa n'umukara w'ibisebe, ugatangira guhinduka ubibona. Ibyo rero bihindura isura y'umuntu, bikaba byatera n'ipfunwe rikomeye. Ndabizi neza ko abantu bankurikiye abenshi iki kiganiro batari buze kucyakira neza, kubera ko iyo ubujije umuntu cyangwa se ubwiye umuntu ibibi ku kintu yakundaga, akenshi ahita agutera amabuye. Ariko wowe unkurikiye, ndakwinginze ubanze utege amatwi wumve ibibi by'amavuta atukuza ku ruhu rwacu, noneho uzabone gufata icyemezo. Iyi hydroquinone iba mu mavuta ndetse na mercure ni uburozi bushobora kwangiza
n'impyiko, uretse n'uruhu gusa, bishobora kwangiza n'impyiko, bikangiza n'umwijima, ariko igikomeye cyane wowe nkurikiye utari uzi, ni uko iyi hydroquinone na mercure ari uburozi ku bwonko. Tugitangira nakubwiye ngo hari ibyo bagize ibanga abakora aya mavuta. Bivugira gusa ku ruhu, ariko ntibavuga n'uburyo izi mercure na hydroquinone bitwangiriza n'amaraso n'inyama zo mu nda. Ndakubwira nti iyi mercure iyo yinjiye mu maraso ishobora gutera ibibazo by'imyakura ndetse no guhungabana ku bwonko. Biratangaje ariko biranababaje. Steroide yo inakubwiye ko habamo steroide, mercure, hydroquinone. Iyi steroide itera imisemburo guhungabana, bikagira ingaruka ku myanya ndangagitsina ndetse no ku marangamutima. Hari n'aho bivamo na kanseri y'uruhu. Ibi bintu birababaje, nta nubwo akenshi uzasanga barabyanditse ku mavuta, kuko bazi ko abantu benshi bamaze gusobanukirwa n'aya maproduit chimique aba ari mu mavuta. Hari igihe uzabona amavuta banditseho ko ari naturere, cyangwa se ko ari amavuta y'umwimerere yo mu byatsi by'umwimerere cyangwa se mu bimera, ariko mu by'ukuri be kukwandikira ko harimo mercure, harimo steroide, harimo hydroquinone, be kubishyiraho, ariko nuyisiga ubona ahise agutukuza cyangwa ahinduye uruhu rwawe nabi, kubera ko nyine abacuruzi ni abacuruzi, kubera ko bazi ko nabyo ibyo bintu birimo ari bibi, ntabwo bajya babyandika kuri ayo mavuta yabo. Ariko amavuta ahindura uruhu ni mabi, kuko biriya kenshi biba birimo kandi bikunda kutuviramo ibibazo. Abirabura dufite uruhu rw'umukara. Nakubwiye ngo uruhu rw'umukara si isoni, ahubwo uruhu rw'umukara rukwiye kuba rugutera ishema nyuma yo kumva iki kiganiro. Nk'aho bidahagije rero, aba bakora aya mavuta atukuza, aya mavuta bakora bakatuzanira muri Afurika, ashobora gutuma umuntu aba indoro ya benshi, aho bamufata nk'utiyemera cyangwa se nk'utiyakira, ndetse byongeye bashobora kumufata nk'ufitiye ishyari uruhu rwe, utari proud, utishimiye uruhu rwe. Noneho rero nkubwire impamvu abantu benshi bakoresha aya mavuta. Wenda wowe nkurikiye ushobora kubona impamvu zitandukanye zituma aya mavuta abantu baba bayakoresha, ariko mu mpamvu nyinshi, iya mbere nari maze kuvuga ni iyi ngiyi y'uko abantu babona ko uruhu rw'umukara, kuba umuntu yirabura biteye isoni, bitiyubashye, ariko ndagira ngo nkubwire ko uruhu rw'abirabura rukwiye kuba rudutera ishema, ntacyo rutwaye, ni rwiza, dukwiye ahubwo gushyiraho ibirubungabunga. Dore rero ikindi kintu gituma, cyangwa se indi mpamvu ituma abantu bakoresha amavuta atukuza, ni igitutu cy'imyemerere n'imico ibiba ko kugira uruhu rw'inzobe ari bwo bwiza. Ntabwo nzi niba iki kintu mucyumvise neza. Igitutu cy'imyemerere ndetse n'imico iri ahantu henshi muri Afurika yemeza ko kugira uruhu rw'inzobe ari bwo bwiza. Wowe nkurikiye ndahamya neza ko ibi bintu uzabisanga henshi, ndetse uzabirebe no ku mafoto abantu dukoresha. Akenshi wumva ifoto yawe barushaho kuyigira ukuntu, ku buryo uza kuza uri inzobe, udasa nk'uko usa bisanzwe uri igikara. Ibi byose ni igitutu cy'imyemerere ndetse n'imico ikomeza gutsindagira ko kuba inzobe ari bwo bwiza. Indi mpamvu ya gatatu ni ukwigana ibyamamare n'abamamyi bo kuri social media. Muzabirebe neza, ibyamamare byo kuri social media hafi ya byose ni inzobe, ndavuga iby'abirabura, ariko n'influence
ifite icyo yangiza kurusha ibyo yubaka ku birabura. Ikindi cya gatanu nakubwira ni ukutagira amakuru ahagije ku ngaruka z'amavuta atukuza. Ni nayo mpamvu uyu munsi iki kiganiro nari nakiguteguriye ngo nkwereke neza ibibi by'amavuta atukuza, atari ku ruhu gusa no ku maraso y'umuntu ndetse no ku nyama zimwe na zimwe nk'umwijima, impyiko, ndetse wanabyumvise neza ko no ku bwonko aya mavuta ageraho akangiza umubiri w'uyakoresha n'amaraso ye ndetse n'amarangamutima, ngira ngo wabyumvise neza. Noneho rero wakwibaza ngo dukore iki? Wowe unkurikiye kuri Rama Family, njye nawe twese dukwiye kugira icyo dukora. Icya mbere, twakagombye guhagurukira gukangurira abantu gukunda uruhu rwabo uko rwaremwe. Iki ni cyo cya mbere twagombye gukora. Nagikoze ntegura iki kiganiro, niyo ntego nyamukuru yo kugira ngo wowe unkurikiye nkubwire ko kuba igikara nta kinegu kirimo, nta kibi kirimo, ndetse rwose nta soni biteye, rwose ukwiye kubikunda uko. Nabikoze rero. Nawe niba wumva uyu musanzu wawukora ukanyunganira, iki kiganiro uzakigeze kuri benshi, ugishyire mu magurupe menshi ashoboka, ndetse ugishyire kuri status zawe kugira ngo abantu batandukanye, baba bawe muziranye, baba n'abo mutaziranye, barusheho kwishimira no gukunda uruhu rwacu rw'abirabura. Icya kabiri rero cyakorwa ni ukugira gahunda z'uburezi mu mashuri no ku mbuga nkoranyambaga zivuga ku ngaruka z'amavuta atukuza. Tuzakomeza kubivugaho kenshi, ariko kandi no mu barezi barimu muzajye mukunda kubwira abana ko kuba igikara ari byiza rwose, ntacyo bitwaye. Icya gatatu ni ugukoresha ibirungo karemano cyangwa se ibindi bintu byadufasha kurushaho kuba beza no gusukura uruhu rwacu rukarushaho kuba rwiza, ariko ku buryo butangiza uruhu rwacu nk'abirabura. Icya kane ni uko leta n'inzego zishinzwe ubuzima zikwiye kandi zigomba gukurikirana isoko ry'amavuta atemewe no gufasha abagize ibibazo by'ubuzima. Aha ngaha murabizi cyane ko leta ntako iba itagize ngo irwanye aya mavuta abamo hydroquinone cyangwa se abamo izi produits chimiques zangiza uruhu. Murabizi cyane ko n'abayacuruza bayacuruza mu buryo bwihishe, kuko leta iba irwanya aya mavuta. Guhera uyu munsi nubona leta yashyize imbaraga mu kurwanya aya mavuta yica uruhu, uzamenya impamvu. Ntabwo ari ukwanga ko mutukura, ahubwo ni ukwanga ko aya mavuta n'aya maproduit abamo yangiza uruhu rw'abantu, ikangiza amaraso yabo, ikangiza ubuzima bwabo, kandi inganda zibikora byo zigakomeza gukora no kunguka no kwaguka, ariko mu by'ukuri zica abantu. Nsoza rero, ndagira ngo nkwibutse ko ubwiza bw'umuntu si uruhu rw'inzobe, ni uko ubitse umutima mwiza, ni uko kandi ubitse isuku. Nongere mbisubiremo, gusa neza, kuba uri mwiza ntabwo bivuga ko uba uri inzobe. Dukunde uruhu rwacu birabura bagenzi banjye, turukunde, turwiteho, ruse neza, rumere neza, tururinde uburwayi, tururinde ibiheri, tururinde ibintu byose byarwangiza, ariko tuzirikana ko kuba igikara, kuba wirabura ntabwo ari inenge, ahubwo nkwibutse ko ari n'ishema. Ndagushimiye wowe wahisemo kunkurikira no kuntega amatwi kuri iki kiganiro. Niba wumva twagisangiza abantu benshi bashoboka, bikore kandi ufasha abantu kwakira uruhu rwabo ntacyo rutwaye rwose. Nkwifurije kurama ariko ufite ubuzima buzira umuze. Niyo ntego yacu.